nkwifurize umugoroba mwiza nshuti urimo kureba BJ TV. Ni kuwa gatatu buri munsi wa gatatu w'icyumweru kuva ku isaha y'isa moya kugera ku isaha y'isa 3 tuba turi kumwe mu kiganiro Showbiz Live. Uyu munsi rero ntekereza ko kenshi bamufite amatsiko mwibaza ngo turi kumwe nande, ese koko turi kumwe nande? Batekereza rinde? Ntawe nyine batera amatsiko turi kumwe n'umuhanzi umwe mu baraperi icyo bita all time rapper, umuraperi igihe y'ibihe byose hano mu Rwanda, akaba ari umuraperi wa mbere watwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar, mu bagitwaye ba mbere arimo, akaba ari umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda wakize itafari rikomeye kuri hip hop nyarwanda, yitwa Kabakamani Jay Polly. Bra yo welcome. Thank you bro. Turishimye cyane kwa tugufite muri studio za BJ TV. Nanjye ndabashimiye kabisa kuba ndi hano muri zino studio za. Uracyariho ndacyariho ndahumeka. Wahejwe kuva kera ariko wakomeje imfuruka. Na waruzi ko nabakizigenza muri muzika. Ndacyariho ndahumeka. Still right now ndacyariho ndahumeka. Tough gang. So Jay Polly. Yes. Man, wakoze ibintu n'uburacyakora ibintu byiza kandi bikomeye. Ni nk'izi experience wagize gato mbere ya Tough Gangs. Experience nagize gato muri muzika mbere yo kwaza gutapfa, kuko tuzi ko ngo uri n'umushushanyi mwiza. Ndi umwartiste mu bijyanye no gushushanya. Tugaga tuza bwa Jay Polly imbere ya Tough Gangs. Witubwira aho wavukiye n'ibindi bigiye kore cyane. Turavuga muri career y'umuziki. Muri career y'umuziki ntago byari byoroshye nyine, twararirimbye tukajyaho tukarimba, bamwe ntibabyumve nyine batwise abana b'imihanda cyane, ndetse ntanatinze mu buzima bwanjye busanzwe ntinyinjira no muri Tough Gang. Still icyo kibazo kigakomeza kubaho, tukarimba ntibabyumve ariko tukagira ya mitima y'abakunda Tough Gang. Tugakomeza gukora umunsi ku wundi, ariko harimo bamwe batwita abana b'imihanda. Tough Gangs yaraje murahuye. Ubundi ninde wayishinze? Ubundi umuntu wakwita ko yabaye nk'imbarutso kugira ngo Tough Gangs zibeho ninde murimo? Tough Gang ubundi twarihuje ubwacu. Ndabyumva mwarihuje, ariko hari umuntu umwe uba nk'imbarutso wo kuvuga ngo ariko uzi ko twakora ikintu. Iyo mbarutso ntago kakanya avuga ngo ni imbarutso, kuko n'ubundi buri wese aracyahari, sibyo yaba ni imbarutso, nta mpamvu yabyo. Ninde wazanye izina Tough Gangs? Tough Gang izina Tough, ubundi gihe nazanye Tough abandi bahita bashyiraho Gang. Tough rero warizanye? Niyo kurana n'umuganda umutafu. Okay. Akantu kagucye ninde wakazanye ko kugira gutya ngo Tough Gang? Uzi ko wasaga abantu bose. Ako ngako ni P wakazanye. Ni Pifra. Pifra wakazanye nyine umwana waranyamira. Koko numvise Fireman avuga ko ashaka kwari mu bantu bakazanye. Fireman? Oya, Fireman sagihobe man. Fireman reka Fireman we wakantu yazanye ni muri iriya ndirimbo ngo nyine kuri kwifunga gutya ku gikuta tuzunguza imitwe gutya, ntabwo kantu yazanye muri Tough Gang. Kari akantu mwajyaga muririmba, hanyuma ndimo muririmba ngo yitwa amaganya, murimo ngo turi imbohe zabo turi hakoma mu gihe gakeye, turi imbohe zabo turiho naho ako kujya ku mutwe ni Fireman wakazanye nako konyine. Kuko nyine ka gutya tarabagatya icyo gihe numva niyo yari ufite utuntu tudukreativite muri video shati tatumwemera kabisa. Hanyuma buri wese nize creativite agendaga je nibe bintu wavuga kuri umwe ubwo ndavuga Fireman, Green PJ, Bulldog, Pifra. Green P ubundi ikintu cya mbere buya Green P n'umwana mu gatenga tubaha. Yarizeho ku masiporo, buriya muri video nyinshi yabaga yakoze yabanje gukora amasiporo. Yabanje gukora siporo. Hanyuma witwa DOG. Double G we byabaga bimeze gute? Reka nta birenze abaga ari umuntu uraho nyine tu bisanzwe. Hanyuma Fireman nyine tu nawe nyine wikundira utuntu tw'uturingo cyo nyine turaho. Hanyuma umusaza P we yabaga nyine yahoranaga amaslenge tu, agaslenge ziraho ngaho nyine ukamubona nyine ukavuga ntari bito. Okay, hanyuma Jay Polly, imwe mu mpamvu nyamukuru tumwe tuguhamagaye tugashaka ko twaganira, nkwandikira ukizane nabikubwe nkubwira ko dushaka kumenya, ntishaka ko tuya mu buzima bwa kera ryo kuntu mwabayeho n'ibindi, akonenya nkubaze mu byo kuri Tough Gangs mwapfuye iki?
mbere na mbere umuntu ashaka kongera kwigaruka kongera gusa nkaho mukorana ariko mbere gato mbere ko mujya kongera gukorana bivuze ko hari hajemo akabazo mbere abahungu nimwamukiri kumwe byagenze bite nyine ubundi ukuntu byagenze Tuff Gang twagezeho turakora turwana intambara tukaririmba batabyemera batabyumva tugakomeza duhatana iyo ntambara urugamba kabisa Tuff Gang abakunzi ba Tuff Gang banga kutuva inyuma baradushyigikira tugeraho noneho buri umwe yanakora n'indirimbo ye urabona Fireman yagiye akora Cinkoni Zamba yafatanyije n'abakwinca and Green P afite ubushobozi bwo gukora iye Pifra byose biraba gutyo hanyuma nibwo nanjye nakomeje nayo gukora izanjye nakoze nyinshi cyane akanyarajisho nta utakaze igihe kiragera rero byose bibaho ugira gutya Jay Polly abatwaye Primus Guma Superstar icyo gihe rero nyitwara bivuga ko umara kuyitwara wahise wica kuri bagenzi bawe maze kubona amafaranga ntago nabiciyeho ugatangira kuba wava mu itsinda oya ntago nabiciyeho urukundo rwa timu rwahise rugabanuka rwari rugihari ahubwo abavandimwe bo ntago bakomezaga kubona nyine izo ngufu zanjye batangira kumva ko ngiye ngo ndi kwiyumva hari amakampani bizi kampani nyinshi zitandukanye n'amamarije ariko bivuga yuko no mu ndirimbo z'abantu babiririmbye ngo Tuff Gang yishwe n'amafaranga uwo bitaga Nzungu bavuga Jay Polly hasi urabona indi nzungu nyine ni kwa gusebanya nyine biraho ngo amafaranga yifunze amafaranga watsindiye ngo niyo yateye umwuka mubi wumva kuba y'umukire bongera kubavugisha ku marigara ngo urabura bro nta mpamvu yo kuguma mu marigara man sibyo nige nababwiraga umuntu ngo tugomba gukorera tukagati twebwe tugomba gukora tugafata imitima y'abantu hana makuru avuga ko umwe muri bo ngo yajya gashaka kumwirirwa mwice ngo kugasima byose bikatugeza hiki yego kugasima ninde washaka ko muhora muhicaye ni Green P na wundi ni Green P Fireman Fireman bundi ikintu cyambere we cyambere twapfuye Fireman mu mutwe we yumvaga ko iwawe hahora haka imbabura umuntu akundaga kurya gusa nta kindi okay Jay Polly uri umuhanzi ukomeye reka tayo kubijyamo cyane wenda ni byarangiye byarabaye igihe cyarageze Jay Polly urakoze ubaye umuhanzi ukomeye uracyakora n'ubu ngubu kuri ubu ngubu waje kugira icya bivuga ko Tuff Gang yatangiye gufungwamo abantu barafunzwe benshi cyane twarafunzwe nako nawe ugira icya uza no gushaka umudamu ariko birangira nawe ufunzwe mu by'ukuri ubundi uriya mudamu kujya ujya kumukubita kuko warabyemeye ko wamuteye igipfunsi ngo ukamukura iryinyo ryahungutse ukuntu ntabwo ryose ryavuyemo Jay Polly mu by'ukuri byatewe n'iki duhe ukuntu byari bimeze mu rugo kugira byo kubaho urumva madamu wanjye ngenda namwubaha rwose nkamuha respect pe kuko niwe muntu wabashije kuba yatuma mbona umwana nanjye nkitwa papa kubyumva ndaramwubaha gusa nanjye ntabwo yari ngiye ntabwo yari imico nsanga we ni inzoga yanshutse nawe inzoga nshiduka nyine nagize gutya sinzi ukuntu ubundi igipfunsi nari imeze neza pe sinzi ukuntu nabanje nzamura ukuboko ngira ngo yenda biri bugarukira aho ngaho none ndambuye bihurana neza nuko ari ukuboko nyine kandi ugira umujinya nyine ukarambura ukuboko yenda usa nk'uwinanura bihurana n'umuntu wawe ubwo iryinyo riba rirahungutse rero ati ingumi yanjye yahuranye n'umuntu wawe ariko n'ibintu ntekereza ko bidashobora kuba byabaho nuko ubugeze muri gereza uti wiramburiye akaboko nagize gutya narambuye akaboko ntabwo byari ibintu bigoranye mwari muganira iki ariko wagize se n'ibintu bihambaye twama tuganira amambwira uburyo ngo twakurikiza umwana nyine kandi akiri muto navuga ati nta kibazo ubwo twiga uburyo nyine navuga nzamushyira nko kuboko gutya ndambura ubwo ndambaye gutya murana n'umuntu wawe iryinyo raravungutse ugera muri gereza rero niki wigiye muri gereza icyambere nigiye muri gereza no kwishyira mu mahoro kumva ko ibintu byose bibaho ukagira discipline ariko nahise ngira na idea y'ikintu bita business kabisa hanyuma umunsi wa mbere ndabyibuka neza ko nanjye ndi mu bantu baje kukwakira itangazamakuru twari duhari Jay Polly ubuzima bwo muri gereza wenda ntabwo tubugiyemo cyane reka tujye umunsi usohoka muri gereza washimiye bikomeye uvuga ko kuba wabaho nk'umuntu ikiremwa muntu wabonye umuntu ugira umutima mwiza urashimye udushimira uwo muntu atubwira uti umugabo Imana yaremanye umutima mwiza wo gufasha w'urukundo utigeze ubona
witwa Badrama niwe muntu wagufashije muri gereza ngo akwitaho. Badrama ni ibiki yagukoreye byiza byatumye umusingizana n'ubu ngubu? Badrama ariko Badrama musingiza gute? Je Badrama uwo nguwo nambwira ntago muzi. Badrama umvugana akora iki? Badrama ntago muzi. Manager wa The Main. Uyu bavuga ngo ni managing ariko uriya managing. Yazaga kugusura uvuze ko yazaga kugusura. Aza kunsura se gute? Yazaga kunsura gute ko yazaga muri gereza? Yazaga kuri gereza ibintu by'ibiribwa akakwishira ibiribwa se byahe ko ari nje watumye abaho. Ubaho nka ninjye watumye abaho kuko ngewe yazaga aje kumverisa sibyo kuko business ninjye wari warazishinze ku kazi ko kujya akomeza kunkurikiranira ibintu kuko nge nabasha kuba nabyikurikiranira akaza kumverisa ariko rimwe na rimwe yaranangavuraga. Nize business wari ufite hanze? Nari mfite business nyinshi zitandukanye utubari ni bose barabizi ari ubishinzwe. Ndende bimushinga bimushyira mu biganza. Mbere yuko ujya migeza mwari muziranye? Yari umuntu uraho ngeri kuko nari muzi no kuva za kera. Iki ndavuga ati uyu muntu kuko namubonagamo ubwo bushobozi. Ariko muri gereza yajyaga zakakurwana akaguha amafaranga? Yandwanaga anzaniye amafaranga yanjye yaje kumverisa. Waramuhembaga ari umukozi wawe? Naramuhembaga nubwo gusa yajyaga kungizaho 1/10 ayandi yayibikiye. Uremeza ko Badrama atagufashije? Yaramfashije kuko yambereye umukozi mwiza. Ndanabimushimira. The Main ndi mu marebo wabayemo warashisinya muri The Main uvuye muri gereza. Waje kwivanwamo n'iki mbere yuko njya kubyo yatangaje byatumye uvamo? Ni kwa kundi nyine uvuga ati Badrama yavuze ko mu bintu byatumye uvamo nta gahunda wagiraga. Mwasanye kuzajya gukora indirimbo abyo mwanicanye byose muri konta ntabwo abyubahirije. Urabivuga iki? Ariko ibintu byo ngo nta bintu nubahirije ni ibihe se bunda atanga? Ibi hagaragaza ibihatanga agaragaza. Avuga yuko ngo wagomba kujya ujya guperforminga ahantu rimwe na rimwe bakishyura amafaranga ukanga kujyayo. Hasa performing iki? Ubundi Badrama munini muntu yamanaginze he? Avuga yuko na manager witwa manager mwe mufite hariya kuri urase ni uriya mwana ava kuri uriya mwana nta manager umurimo. Avuga yuko ngo utajyaga umwubaha mwubana ariko umwubaha gute nge yaranyubaha. Hari ibikorwa bya team utagaragaramo Jay Polly utagaragaramo. Ariko se ni gute nge mbigaragara nge ni gute nkora indirimbo mane bakambwira ngo bagiye kwishutingisha 200,000 desa nge desa umuntu nge wihaye. Mwavuganye yuko mu masezerano uzajya ukora indirimbo nibure 6 mu mwaka. Nakoze izigeze. Warazikoze wakoze umusara wa Joshua. Video warayibonye uburyo ishutinze warayibonye. Ukora indirimbo yitwa inshuti nyanshuti. Ubwayibonye sura. Wayibonye ute se we nkawe umunyamakuru we indirimbo nziza. Hanyuma mwari mwaravuganye ko bavuga yuko ibintu mwumvuganye mu masezerano ngo wowe utabikoraga ibyo agomba gukora. Bose ibyo bakurikije nibi. Bavuga yuko ukora indirimbo agomba gukorerwa. Twagombaga ubundi gukora indirimbo 6 mu mwaka uri kubyumva. Audio nziza, video byibuze itari munsi y'amafaranga miliyoni 1. Niko byavugaga. Ariko video warayibonye uri kubyumva. Muri video wabonye ukuntu nari nambaye. Video y'inshuti nyanshuti. Yaje nambaye ikabutura kandi mu byukuri nge nari nambaye ipantaro. Kubera iki igikamera cyari kimanyaguritse. Sinzi wanabyedetinga nabi. Kubyumva. Hanyuma se urashaka ko kamera yo gukatinze igafata ipantaro kagenda. Ipantaro nashidutse nge nawe yese nabajije Badrama ndamaze kubundi kurera iki mufata ipantaro nari nambaye mukahindura ikabutura. Barambwira ngo ngo naga creativity. Nge nago nakorana n'abantu batari macuwa gutyo. Hanyuma wagiye ukora indirimbo zitandukanye ariko bavuga yuko ngo hari ibikorwa. Bro bankora n'iriya video bambwira ngo desami ngo yagendeye kuri video. Ariko ngo hari ibikorwa byo kujya mutabwiye timu. Mbibwira gute se mbibwira timu gute? Wagomba nk'umuhanzi kugenda ariko management bizi. Management se jyaho bajyaga nje nabaga amazi bose. Hehe. Yahoze mu tubari bajyaga bagenda abajyanye afatira baraba. Bajyaga Badrama igihe kujya muri Amerika yabanza kubwiye yagomba kujya abanza hakubwira. Muri Amerika se muri Amerika yabaga ajyanywe n'iki hari ikintu kizima yarabaga agiyeho. Ariko afite business ngo izo ni nakora izo business nyine. Nindi The Man ngo afite. The man is the man. Nindi The Man on the top. The man on the top. The man on the run. Yes. Gute ibi byose mubona se bari mu nguzanyo zirenda no kuba ahubwo iraje rendemuke nirebera. Iyo rebe yo muri Amerika urayizi afite akanyizi se byaye nuko cyumva ari icyuka ni ikintu ni ibintu by'ibipapirano biri aho ngaho nta kintu kizima. Nese yari yaza ngakwereka ngo umuhanzi wayo noneho afitemo uwo muri The Man ya muri Amerika wari wamubona umuhanzi. Video zinga zanditseho ngo The Man ngo muri Amerika ngo cyane The Man yo mu Rwanda kuki sata bitandukanye.
avuga yuko nk'abafana be ngo hari abafana be nabaye abafana be aririmbiye njyana ni umuhanzi akora iki gituma agira abafana kuye. Okay, ni ivyo Jay Polly atangaza, ariko hari n'indi issue yajemo yo kuvuga ngo yaba hari amafaranga bakwishyuriraga inzu Jay Polly, wabuze amafaranga yo kwishyura inzu bakwishyurira inzu, hasi inzu ayishyurira he ayishyurira he mu magana bakwishyura ubwa mbere bakwishyura ibintu magana rwa kabiri amezi angahe wari urimo ngo wowe ugende kugusohora mu nzu yewe hasi bayinsoramo gute nge inzu ngene narayishyuye imyaka 2 uri kubyumva mfungwa amezi 5 ugusumba hasigaye amezi angahe hasigaye umwaka n'igi none urumva ari aranga papiri ahubwo ko ngewe nagarutse nandironde andi mu mwenda ngomba gukomerezaho. Hanyuma bivuga yuko hari ahantu bajya kujya guperforming utababwiye ngo rimwe bakanishyura avance bishyuye demeni yose ngo uzajye gukora Jay Polly ukanga kujyayo iyo bajyana abandi bahanze se hari ahantu Musanze ngo hanze kujya narahanze kuko ngiye ntabwo kujya kuririmbira ahantu haciritse kuri ikibazo kandi ikindi gihari ngo washaka gukora indirimbo ya miliyoni video kandi ngo wowe ukemera we Jay Polly ukajya performing mu 200 ubundi wari kuri rwo performing nibura amafaranga mu 500 kuzamura niko ba 200 sibye ibihumbi 80 na performing Rubavu ikindi kibazo cyabayemo ni iki 80 nabwo nuko nyina araka essence nari ngiye gushyira mu modo nge nari mfite amafaranga pe baransa barambwira ati wowe ngwino dukubitira akantu avuga ati rero nge ndi bumwe essence ya 80 n'umafuru imodoka yanjye umafuru ndavuga ati byo icyambere cyo nuko amafaranga nyafite demeni baraguhembaga bamembera hese ko ari ngewe amafaranga yaturukagaho ayakora ibintu byo muri demeni ariko ikibazo nuko wasuzuguraga manager ase musuzugura gute we yaranyubahaga amusuzugura kwaga gahunda zihari nguka kuzitabira nagende mwana nagende wese ubundi nturumvikana abantu bo muri rebo bari amwahabanaga nkandi ntumvikanaga bivuga yuko rwose nk'abakobwa mutumvikanaga abakobwa nyine ntabwo nge ntabwo nari kumvikana nabo uri kubyumva nge mfite umugore n'umwana nagombaga kuba uburyo nabitwaragaho ntabwo nagombaga kubitwaraho nk'uko nitwara ku mugore wanjye. Bivuga yuko Safi Madiba wowe nawe muvugaho ngo mwapanze gahunda yo kuva muri demeni twayipanze gute se ariko abantu Safi umugore we nese apanga kumushaka ngiye nigeze ngira ni igitekerezo nawe bije kumushaka ntiyagiye muri Amerika wigeze ubona se dukoresha passport imwe no kuba buri wese abafite plan ze sinzi ikibazo ahantu kiba kiri nta kintu kimushimira Badrama yarakoze kunteshereza umutwe gusa umwanya no kumvanga byinshi gusa yaranampombeje yaramombeje kuko ngiye target nari mfite uburyo ngomba kuzamura demeni nkayishyira hejuru ntago ariko byagenze. Uravuga uti demeni yagutesheje umwanya cyane ariko yabyo yagukoreye none ni nk'iki kintu wahombye wari ko warakoze utaza kujya muri nge nari mfite imishinga myinshi cyane uri kubyumva kuko nge nari mfite ingurube 6 Musanze ngomba gukurikirana uri kubyumva nari mfite inkwavu Ibugesera ntazo nakurikiranye kuko twe turi kuzenguruka mu bintu ngo by'amarodi show niki uri kubyumva hari uzamutse za Nyabihu uri kubyumva nari mfite imirimo 3 y'ibigori ariko bayimazeho babisarura ngo turi kuzenguruka ngo za top chief turirimba hehe hose uri kubyumva aho n'ahantu ntari kumwe guperformingira ubwo kumbuga amahirwe make ya demeni baje gutya ngo bazanye Shiba ndavuga ati nanjye ubwo ari amahirwe ngiye gukora mite ngi Buganda Shiba ku munota wa nyuma babera apfuye ntekereza mu mutwe wanjye numva akantu karivanze gutya numva ni nk'inzoge zo kwa padiri numva nakubita umuntu nkamukura amenyo bihagara gutyo bishinga impfana gutyo kuri ubu ngubu navuga ni nk'iki kintu wabaye nari mfite na gahunda yo gushaka umuntu uzajya uvomesha kuko robine yo mu rugo yari maze iri hafi gusaza kubera kutahirirwa. Hanyuma ni nk'iki wabwira we na demeni dusoza kugira ngo abakurikiye BJTV turi muri Showbiz Live tukumwe na Jay Polly arimo atubwira ubuzima by'umwihariko yabayemo mu gihe ari muri demeni akaba anavuga yuko demeni yamutesheje umwanya mu buzima bwe mu ashaka gukora izo ngurube se Musanze ziracyariho zarapfuye nyinshi. Okay Polly sana nakundi ngundi kuzenguruka mu marodi show ibiki. Okay Jay Polly katugushimire anye ndabashimira ari message aho ufite hanyuma wenda dusoza ijyanye na niki no gushimira abantu banje Tough Gang hip hop turacyafite ku mutima ibyaba twizera ko mugarutse twagarutse turahari bafana banje yanjye ndabashimira nawe uriya musaza uvuga yego ndamushimira Badrama yaramfashije yamaye amafaranga yego nubwo ntaye ariko nikigaragara ubufasha bwe ntago nabuveba ariko gusa ikigaragara nuko tugomba gukomeza tugakora tukamwereka ko dushoboye naho yaba dahari
twakomeza tugakora. bijyanye n'ibiyobyabwenge bivuga mu bahanzi b'abaraperi by'umwihariko message ya nyuma ku bahanzi bakizamuka ndetse nabo bari muri ku rwego rumwe. ibiyobyabwenge byo babishyire ku ruhande, ababifata ntago navuga ngo ni kanaka, ariko ababikoresha bagifite iyo myumvire n'izo nzira babishyire ku ruhande, kuko ntago ari bo mu musanzu twakwiye kuba dutanga ku gihugu. Nibyo. Reka ngushimire Jay Polly. Ndabashimira. Ngo rero Jay Polly twari turi kumwe mu kiganiro Showbiz Live cy'uyu munsi. Njye nitwa Japhet, reka mbifuriza kugira umugoroba mwiza. Showbiz Live ni buri wa gatatu kuva saa 1 kugera ku isaha 3, naho televiziyo nta yindi ni BJ TV. Ibiganiro byayo birakomeza.